Impamyabumenyi. Bakuru b'Imana, nshuti z'imanzi, bakobwa b'amasugi, namwe basore mutaraba ibisimba, ndabasabaho isoko nitanabasanga mu isaka bakenda basomamo ibisobanuro, munsobanurire byimbitse iby'impapuro batanga nk'impano ngo zihamye ubumenyi. Ngaho ngo bene Kimenyi basariye ku musenyi barasomana n'umuhisi. Ese Musinga ajya gusaza nawe yasamariye burya busa zirutse ku mpamyabumenyi? Ese bitinda bite ngo ruhamyamerere uruhora ku ntebe habera uruhuga ngo ari mu ishuri ashaka impamyabumenyi? Dore na Shenge amabere yabaye imishumi ngo arashaka igishimangira ubushobozi bwe. Dore na Rupari yemeye Rupara papa ategeka guparangura byemera bizira kubyanga, arakunda aranakubitwa ngo akunde abone impamyabushobozi. Ngo bene isi yose bibonye ukundi ngo nta kubabara ukundi byarakunze barahenze bafite impamyabumenyi. Yekuye mu nderabarezi ngo niba uzarera isi byakwisumbura rwose akajya no kwisanzura akahigisha imishinga. Ngaho gashoye nashoberwa. Ese mwe musobanukiwe iki? Ubwenge ubwabwo buhurira he n'ubwirasi? Ubumenyi se bwo buhurira he n'ubugome? Hari ihame ribi iwacu ngo kugira ngo umwana abone umwanya mwiza bisaba guharangura bagaharura ngo ufite umusatsi ntatsinda. Akumiro n'irengero ry'amahoro. Ese mwandangiraho bihurira tubihuze uko mwabyize? Ninde wazanye umupango wo guparangura? Ese havuyeho ihame ry'uko abanyeshuri bose badasobanukiwe, ndavuga baswa bose basanga inyuma bijya no gucika bicaye babyise ibyangombwa? Nibaza ngaramba ngokera iki? Ese ni umenye iki bwitiranye icuragane n'igicanisho, bwitiranye umurangi n'ababaragajoro basingiza Sekibi? Impamyabumenyi. Haje n'inderabarezi zibarutse indangara zisoza zitanisomera umuseke. Ngaho abahanga duhange indi b'inderabageni impera abana gihana, ahari basiba kubahanahana mu butatu butindi gatanya gaturu n'agatumbi. Ese impamyabumenyi igera mu bwenge ikahabura ubworo cyangwa n'intwererano kuri bene imari twita abanyamwari bamwara bakimwaza ahazaza hataraza? Ubuhanga bwitiranya amahanga n'iwanyu bumaze iki? Impamyabumenyi mpawe mu mateka amatindi y'ibigwari by'ibigome n'abanyagitugu izantambutse ite? Cyangwa mbe nitoza no gutema? Iyo mpanya y'impamyabumenyi izangira kwa Gacinya sinsabire karukacara nica n'isari ko nisanzwe isumba isesemi. Iyi mpanya bampaye ni iki ko nshoje iby'imishinga n'uwo musheru mbona nashora ngashirira? Gaho ngo ndi igitangaza mu butabire. Ubuse nirarire kereka niba ubutabire nzataha ntabire ntamikindorere zinda. Nawe impamyabumenyi nzataha nyitange nabo bayiteke ndore kwiruka ifaranga bayitanzeho. Ngo nize icungamari kandi imari nzimanitse iwacu n'igikukuru hiri nka nkuru. Nzacunga imari y'Imana hareka amayobera raha. Data ateye bitangaje atiga kwivura uzamvure kwivanga njyana kwigana abandi ngo mbyige bigezweho. Nibaza bigezweho biva he? Bigezweho biva he? Ariko data wasetsa uri uko dutonganye nta n'umumutero ngo awuntereke anyurira ko yahoze andihira nkamuhora ko narimo ndindira ngo ndiga ubuhararumbu bwiswe ubuhanga bwa zirya ndyarya zirya zinaryana zitagira umutima. Ubwo wibajije umuhanya uhora agahangara kurimbura bene wabo akabarwa mu bagome isi yatunze, namwizemo iki cyo kintazi? Narangiza ngahabwa impanya y'impamyabumenyi ngo naminuje abo baswa b'abanyagitugu. Ngaho muhore rero niba ubu umuzamu muzima arimo ndusha ubuzima kandi nararaye amajoro nta mahoro njarajara mu bice, ubwo injiji isi njujumye. Ariko icyampa Imana ngo abiga basibe kuboroga iyi si bahonde banoga, aho guhora ibyoroga ibyina ibyayo ibyinagira imitwe y'ababenge bayo. Iyo ngeze iwacu nseka ntawe nyirigise, buri mwana agira umwaka ugera akagezwa iy'ashuri nk'aho ibanza badashoboye. Turigira icyo abagore b'ingare b'imigambi yo kuganza abagabo? Nimumpora uko ndindindagire umunsi nari bwigemo indinda nawe utaye niga imirwa mikuru y'ibihuru nako y'ibihugura, niga amashyamba ntateze kuzageramo. Data wacu yaminuje ubugenge none ubu ni ikigenge mpuzamirenge, yaciwe nk'inka irwaye uburenge yirwaga apima urugendo ruri hagati y'isi ngo na Marisi, nkaho mu mpeshyi azajya kuhaca n'agasigati. Ubuse ko nzi kuvugiriza nabyiza kivugiza? Ese mbisabire impamyabumenyi ihera? Niki gituma badatanga impamyabumenyi zo gusasira no kuragira ko mutimura yaba ari aho atimaje nawe agakora ibyo yize? Nihaza amashuri afite ishami mu gushaka kubana na bose, uwize natinjira mu migambi ya bujiji ngo umuvuzi avuna uwavura, umwarimu araguwarera, kwigana bireke kwitwa kwigisha, haveho amashami y'ububanyi n'amahanga hajyeho ububanyi na bose.
ariko ye impamyabumenyi ubundi ko Gihanga yahanze iyi ngobyi akubakirwa ingoro we yizeho ibyo guhanga ibihugu, abubatse iyi ngoro ye se bo bizeho iby'imyubakire? Yemwe bapfumu mutarabapfu mwizehe gupfumura ngo mundangire icyo kigo nzagisaba umunsi nashoje amashuri y'icyiciro cy'ibanze. Ubu busazi bw'ubusizi bunsaba umwanya wanjye wose se bwo nabwizehe? Ubuse ko nta mpamyabumenyi yanditse ndindagirana, ubu ntihaza babyize nzazima. Mushinga amashuri minuze korora ihene, mama wacu aminuze guheka abana, undi gukubura. Tujye twumva mu makuru ngo inzobere mu gukubura, inzobere mu kwikorera imizigo, yishe umuziro yanyoye inzoga mu nzira. Impamyabumenyi ni nyabaki ku impubutsi itarigeze umutima? Ese ko mutigisha kubandwa muzabanda kuki? Ariko isi ni ibisetso ngo ndiga Bibiliya ariko intiti ndasomerwa, kandi ngo ndasomerwa amabarwa yandikiwe abanyakori n'abanyakorosi. Iyo Musinga yandikiye wowe ntawe uyizi ntawe uyizirikana, ndigishwa amabanga ntagenewe. Ariko uwandikaga amabarwa u Rwanda yararwibagiwe, ngo nibura abe yakwandika ibarwa yandikiwe abatebo. Umunyagikongoro yaba mu ikoraniro agikura ku kimenyetso. Isomo rya mbere rikaba iryo Pawulo yandikiye abatebo, irindi rikaba ibarwa Petero yandikiye abanyenduga n'abanyabutare. Ariko impamvu y'izi mpamyabumenyi mu butindi bw'ubutabire ni iyiki? Mwe mwabyize mutaravumbura uko mwanavangavanga na kimwe ngo kibyara umuti? Ese ba sogokuru bavumbuye ikibagarira baminuje mu ki? Ko wowe wize warwaraga bakakwina uretse guhona wabikoraga wibazaga ko hari urupapuro rubiranga? Mu mpamyabumenyi ndabazwa ibyumbaza yasomye, ndiga ngo nzasubize umbaza aho kwiga ngo menye, ngubwo ubuhoni nimitse. Ubu mwanjye nigiye ibice bya kino gicucu ngo nisaze. Ubu si ubusazi abanyigishije bagize ngo hari wenda ninduma mbe nyizi imbere no mu nda ntazayibaririza nkayibura. Muzi icyateye bigira umwami kuminuza ubumana ariko akandika imigenzo n'imiziririzo bya bene gakondo? Muzi icyatumye Kagame aminuza igipadiri yarangiza bene gakondo ntabandikire uko misi ikurikirana nk'inzobere akabasigira umurage nk'inganji karinga? Tumenye ibi twakwiga ibizima birimo ibizira. Impapuro z'impamyabumenyi ni impamvu zo kumva ko uyazi ibi na biriya, narangiza akabona uko atana n'uyu. Ubuse kuzi kuganira wabyizeye? Niki gituma undi kukurera nawe wararezwe? Wareze uwawe ukurikije uko warezwe? Ese ko wiga amategeko wiga n'ibyaha wibaza ko ari impamvu ki batongera ibyaha mu byo yize? Tekereza, umuntu wize akiga gushinja ibyaha ubwo se abikora yishimye? Ese iyo ashinja icyaha umuntu nyuma akaba umwere ubwo we nta mwara? Impamyabumenyi mu mpine ni impamvu idafashe. Nihatangwa impamyabumenyi yo kuramba inaha tukiga kubaho tudasonza, rubanda twese hakazaho tuminuza kuguruka. Uwaminuje akajya atanga atigeze agwa isari, agasaza uruhu rutikunje, nzabakangurira kuyoboka. Naho ubigwije ntagukange, ntumubone ngo uhunge. Umuntu utunze impamyabumenyi utazi aho avuka, se akaba asaba isukari, sekuru akaba abunga ibigarama, nyakuminuza akaba ari urara honda uwo yashimye. Urumva se atarinjije yambitswe igisingo bukikuba? Impamyabumenyi yawe niba iyo kuramba ku byiza nturambe ku mugayo. Minuza ubuzima na kirazira, manika gato uzamanura. Iga gusabana, ramira rubanda, minuza urukundo n'amahoro, ibindi ni buhoni. Imana se mwemera yo yizehe kurema isi? Rukara twimitse se yizehe kwica abazungu? Jijuka ibyo uzi ntibibarirwa mu mpapuro. Turutuje ibyo uzi nimusigana, kandi nyiri impamyabumenyi yapfuye baratana. Noneho rero buri murozi niba twanzuye impamyabumenyi nasurwe byanzurwe ko aroga by'umwuga hanyuma ahabwe ikibihamya. Murabeho.